turi imbere yawe ubugingo bw'iteka. Turagushimira mwami mwiza, turaguhimbaza cyane. Izina ryawe turishize hejuru, wahozeho uriho kandi uzahora hejuru ya byose, kuko ninde wanye nawe, niho ribereye. ninde wamenya ibyo ukora, ninde wakugira inama. Kuri Imana yihariye, icubahiro, ubutwari, kuri Imana yihagije, ubwami byose tubishize iwawe, kuko ariho bikwiriye. kuri Imana itagirwa inama, kuri Imana ikora ibyo ishaka mu gihe ishatse. no kwizera. Duhimbarije ibyo mwami, duhimbaje umurimo wawe ukora mu buzima bwacu, kugira ngo tugukunde nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ni wowe uduha gukunda no gukora ibyo ushaka. ngo ariko twebweho kwegera nibyo bifite akamaro Yesu Kristo, ukadutoranyiriza muri Yesu Kristo, wari ufite amagambo meza y'ubugingo arema tube imitima abera abaziranenge tutari umugayo. Reka mwami Yesu igitaramo cyo gutarama kibe mwami Yesu umutuvura, kibe imbaraga ku bazacyumva. Ubuntu bwinshi budutwikire n'imbabazi zawe, bibabarire ibyaha byacu cyangwa kwacu kwinshi, twozwe n'amaraso yawe mwami wanjye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Maze abazumva ubu butumwa mu ndirimbo bazanezezwe nabyo, banezezwe n'umurimo ukora ugakora mu mwana w'umuntu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. iri ni isengesho umbere y'umutima. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. abo dusangiye umurimo ubahemure, ubagasanire yuzuye, natuborohereze. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. icyo nsaba we tugumane, abo dusangiye umurimo ubahemure, ubagasanire yuzuye, natuborohereze. ubagasanire yuzuye, natuborohereze. iri ni isengesho umbere y'umutima. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha we. icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. byanubira gusa ibiri mu ijuru, ishimira kubana nawe iteka. kuvuga nye nabaye musha muri Kristo, negerezwa intebe ya data. byanubira gusa ibiri mu ijuru, ishimira kubana nawe iteka.
nishimira kubana nawe iteka nishimira kubana nawe iteka nishimira kubana nawe nishimira kubana nawe iteka nishimira kubana nawe iteka nishimira kubana nawe iteka kuko wanguza karamata nshuti we sinzagukoza isoni nzaguhazigiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera kuko wanguza karamata nshuti we sinzagukoza isoni nzaguhazigiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera kuko wanguza karamata nshuti we sinzagukoza isoni nzaguhazigiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera 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 sio mimi tena Kristo ndani yangu ayo anitosha sio mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha 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 neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia
penye mapungufu Oh, yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Haleluya. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Haleluya. Oh, sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Inzandiko zindagazari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanje, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza. Babuloni yose yamenye izina ryanje, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza. Haleluya. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amirindirisha. 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 Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amirindirisha. Ay, reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amirindirisha. warakoze mwami Yesu, hata usiyafanye kuko twahindutse abana bawe. hayo yote bado nitaamini. Warakoze mwami, waweza tuma neno la uzima ibadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Hata hayo yote bado nitaamini.
isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana n'umuntu yaremewe kera kose umuntu yariye isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana n'umuntu yaremye n'ukuri kera kose umuntu yariye wabaga he isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana byari ukuzabana we n'umuntu yaremye turasubiramo kera kose umuntu yariye isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana umuntu yaremye nubwo nari ngwiriye Mana warazamuye gira mwami wanje ikintu cyatumye unkunda we nubwo nari ngwiriye Mana warazamuye gira mwami wanje ikintu cyatumye unkunda nubwo nari ngwiriye Mana warazamuye gira mwami wanje ikintu cyatumye unkunda zahora mvuga iyo neza wangiriye zahora ngushima mu gihe nkiriho ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibayo zahora mvuga iyo neza wangiriye zahora ngushima mu gihe nkiriho ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibayo. Uhimbazwe mwami Yesu urakoze Kristo wera turagushimiye ko dutoranyije kukuramya no kuguhimbaza cyubaro ni cyawe ibihe byose ajya kwemeza tuyobore natwe twishimiye kuyoborwa nawe maze ubwiza bwawe bwawe dukwiriye no kukuramya no kuguhimbaza kuguhimbaza azakurikirana kino gitaramo uhereze umugisha mwene data bose uhereze umugisha na mwene data twakoranye igitaramo amahoro yawe menshi arutari umwana w'umuntu abasha kumenya no kurongora agendere mu mitima yacu mwene data bose bazatarabana natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisaba kandi tubyizera kubikora